wamase uzi ko ndimo ndafura cyangwa urongera kunyobiza ndazo yo mana dusengera komeye araje indeze twina yingutse ongera ubanze umuhamagare mu bwisho ndagira ngo ndi muhamagare mu bwiko cyangwa akodoro turetse kwigira nk'abantu bijije Korodiko wicaye aho ngaho naraye mubwiye ko numva narwaye ndimo ndatetera ndimo ndote izuba n'amafite imbere ese umuntu urwaye aza kwicara imbere y'umuryango cyangwa ajya kwa muganga nari negereje ko byuka nguma amafaranga nta mitiweli ugira se none se ugura ivura ute nta mitiweli ugira kubera nta mituweli nyigira nagura imiti muri farumasi kuko ndumva ari malariya nawe uzi icyiza cya mitiweli gute utagira mitiweli mbese ko abana baba kuri mama ngewe ko nari mfite icyiciro n'umugabo ko byasenyutse umva rero nkubwire urabizi ko iriya myenda mwayinitse mu mazi mushaka uburyo iri buvemo imyenda bwira dorora byuka ajya gufura dorora wese ntarwaye ahubwo mufatanye uko muri babiri njye nta kintu nashobora umugongo uranyishe ibitengo uzi numva nabaye nashobora gufura nose najya no mu mazi ahubwo igitengo kiranyishe none se Claudie iriya myenda yanjye mwinitse mu mazi murashaka ize gupfiramo bwira cyangwa dorora njye ujya kunama njye bwira dorora ze nabimunanira ayo wari kumwe kugura imiti ukureho igihumbi uje umuntu afure ngenda apfuye nubwo nimba ari umupira utacyambara w'imbeho njye ntabwo bindeba ahubwo wowe umushake unayamwishyura njye ngiye mu kazi kanjye iriya myenda sinisanga muhari nta mupira utacyambara ngo umbe nifubike ko imbeho inyishe Claudie nsanzwe nambarana nawe nyine navuze utacyambara wambabariye uri kwigira rega nukuri ndi gutitira iyo uba warwaye uri kubyukira kwa muganga ntabwo wari kubyuka wicaye ese nawe kugenda ko uzi ko utajya we doro se ubundi warihe araryamye doro ubwo se uryamye iki ako doro turetse kwigira nk'abantu bijijisha aho ngaho ubwo uraryamye uyoboye ko Claudine arwaye se kwiko winjiye uvuga nabi doro imyenda yanjye imaze igihe kingana iki mu mazi gusa igihe nakoze mfite abantu bangaye muri iyi nzu ku buryo imyenda yanjye imara iminsi 3 mu mazi doro ndetse nakoze iki imyenda yawe imaze igihe mu mazi urabizi ko Claudine ni wowe wakabikoze ararwaye arimo aratengurwa wowe urahennye aho ngaho wirwaje urabizi ko njye nawe tuba tubiziranye sibyo ariko ntabwo ibyo bintu buri kwikora ntabwo ari byo doro none se ushaka ko ibyo tuziranyeho byose abantu babimenye doro uziko aribwo nari nangiye gusinzira kuva nijoro nigeze nsinzira karaye kanihira sinshaka guterana amagambo nawe ibyo wirwazamo byose bivemo ujye kunkurira imyenda mu mazi kuko iriya myenda irazamo umunuko cyangwa igacuye sha umva mwese muraza kumbona kwisura ibintu urimo urakora ibiki urimo kwirengagiza gahunda zanjye nawe izihe oya nari tugende doro tugende kuri ibintu byawe ntago byakunda ku muntu utangirira impuhwe nimba imyenda yanjye urabizi imaze iminsi 3 mu mazi tubihorere tugende nyifura naza nkabura gira ibyo ugira ahubwo gira vuba hari icyo
Dorori Dorori Mbobo ntabwo yumva ntabwo uri kunyumva igihe navugiye ngwino hano noneho wize kuvuga ngo nk'abantu bafite roho kandi ntayo ugira yego Dorore iriya myenda se wowe urankoresha wanjajwe kandi korodire reka nkubwire se ukuntu wirwaje ngo wangiriye ishyari ko wabonye nirwaje bigacamo ngo nawe ushaka kunyigana yego urimo urinywesha ubufanta n'ubuntu bw'ubugati bwumagaye toraho ndakubwiye ngo ufate wose ntajyaho ndarwaye jyana ma ubu ndi kuri misi ni ibiki kunyabiza uzi imyenda iri hariya ako ushaka uriya mugore ni umurozi cyambwiraga ndi none njye iriya myenda yindi wayishyize mu mazi sikaridiye umva yewe ni njye ntabwo ari njyewe sikaridiye kayishyize mu mazi ariko bari abantu kari abarozi none ubu mbanze njyemba nkubwira ngo zana bwa burozi nirogera umuntu nawe nzakujyana tubane kuko ndabona iby'ubukwe bwawe mbanze nkubwire tureke iby'ubukwe bwawe kagiye gafata niba ari n'imyenda agacuruza karayizana ngo tuyifure uzi imyenda byuzuye hariya hanze none uzi ukuntu yambwiye ntabwo imyenda yanjye iri bujye gucuyuka ngo muryamye mbese waje tukayifatanya tukayirangira rero mugore wajya uramuroze narabikubwiye ubundi uwo munwa wawe ntabwo aba awureba ngo warahiye iminwa ibyo ntabwo bikureba nawe umamagariye iki nawe ukoresha byari amafaranga amafaranga ujya kumira umugati se wamamagaye iby'ubururu aramwe dore mwana wa mama neza ngwino ko wewe nguhahira wuriye cyangwa usamye nk'igisiga none se ugura shaka kukara tukagabanya baravuga ngo ahatari umwaga uruhu rw'urukwavu rugira ngo ngaho zana na hano ruhuwe reka wowe ujye umenya ko ninjye duhuje amaraso bariya wirirwa wihomaho ntabwo uturumbuye ajya gufura ntabwo atabifuze nta ntoki afite zana hano ndetse ngo banza urye uwo ariko jya ubanza ushime ngo mbanze nkubwire hari umuntu nabwiye ngo ampe amafaranga arambwira ngo araza kuza kundeba yanzaniye kandi yamaye saa 10 ese ubundi ushakira iki iyo mpfa nzabungukira mumpe amafaranga nirwaje nzi ngo kiriya kintu kirambona amafaranga koko ruzi ko ndwaye ndwara si bike rwara undi ese ushaka amafaranga y'iki ku buryo ujya kubeshya abantu ko urwaye ariko ibyo birakureba ngiye diri zawe zose ndazimenya reka nkubwire si uri kumwe ngo ushakire amafaranga nubwo uzayungukira hari ubwo ufite umuntu wayaguha banza usubize agafatwe wibye umwana wanjye ararwaye mu cyaro umwana wawe ararwaye korodi wabaye umubyeyi wagize impuhwe arwaye malariya y'imisaraba 4 bagusabye angahe 35 umaze kubona angahe 5 iriya mbobo yawe nyokobuje ntiyambwiye njye muri farumasi ngayemo amafaranga mumpamagare ese ubundi reka mbanze tuzakomeza kuba hano gutya ntiduhembwa situzi niba turi abakozi turi ibikoresho byabo bataduhemba tuzizagenda bite kakanu uyobewe kuri mugore wacu ahazi kuba haza se bivuze iki niwibura ajya ubu Nyamirambo igihe uyimazemo nta kintu wabonye bakunda kugira abakozi Nyamirambo mwese turajya kuba abakozi iriya firigo yavamo amafaranga izi ntebe wicaye zavamo angahe we ntabwo uzi tugahita tugenda tukajya kuba nk'ahantu mu gatsata kure hejuru iyi mu nzu y'angahe y'ibihumbi 7 tukajya tubikura he twabanza tukagurisha ibi tugahita ducuruza inyanya reka ibyo bitekerezo byawe by'ubugoryi urindira ayo mafaranga wenze kuyabona nyaguye korodine uzakira n'amafaranga y'abandi uzambona siko bimeze nzayabaha ryari kajya gufura abandi zitwaho uzayabaha ryari nuyabona nibwo uri bubimenye aya mafaranga y'abandi nayamukiranye ukuntu kari kunywa ndamamagare shirisha nabonye umukire nawe uraho ubundi kera ko wasize mpamagara halo ntabwo ari neza be narwaye umva ejo ya mvura yaguye naragera mu rugo iranyagira nimba nakorejemo malariya numva ameze nabi sheri nawe ntabwo umoke umuntu arara atavugishije umukunzi koko
nta kibazo ugize gute waravuze ngo iki ni ukuryamana kuri sitaringa sheri ngo mubwire ntasaje ukandeba pe ngaho mbasheri banza utankunda ufite n'abandi harya shu ukora iki harya ukora iki wese uraza kugerageza nkasangahe basi uragerageza ongeraho nkasangahe ko wenda nkubonye nakira sheri ukomeze umbaze uko meze naremba nkananirwa kuvuga ashobora kwezi ndagukunda ndakize umwana wa Marigarita we ndambara iki we dara mwana we ndambara iki we ndise iki ubu kwini yakinze icyumba niba icyumba ntagohe araza ndaguhonda araza wamase uzi ko ndimo ndafura cyangwa urongera kunyabiza ndaza iyo mana dusengera irakomeye araje indese saa 10 mukaso ndaba ndambaye iki we mukaso ndayisiga iki ndaba ameze gute inde wanjajwa wivuga cyane sheri korera ngo muri office cyangwa kuri tere umva ngaraza zanye imbuto zitwa mubanze nkubwire reka mbaze nkubwire kurodi izina ry'Imana umva baze amahoro umva baze nkubwire habundi sara wigize ugira wenda shaka kunyara nyarira aho ngaho urahakoropa sirinde mbese nyara aho ngaho indi urembye wowe umva baze nkubaze uzi ko mukaso yakwangaje pepe ubuzima bwawe bwose burundu ngambi ibintu utangiye none se ubwo musore ngukora ngo hehe guri buzana imbuto uramukura he uramukura umubwira ngo ndi uzi ko imbuto zihenda nuwe musore wazikugurira umukire afite n'imodoka kora muri biro njyewe Imana nakubwiye ko nsenga atari bayari hari igihe izansubiza mugashikora umva kuza mu bukwe bwanjye nutagura imyenda uri kunyabiriza iki nyine ntunganya ndaba ameze gute aransanga ameze gute ni service uri kunsaba n'ibiki najya ngaruka disabanuka imyaka ufite n'ubugoryo ugira ntago bijya bihura nimenya kushaje ngakomeza ushora umunwa niyo mpamvu uzabura amahirwe uzi imyenda ndi gufura kuningana ntunganya hari imyenda amabuje nabona mbe nambaye uri kubitsaba ari kunegeka kagabo ya myenda usarijya kagaburirwa ibisigo ushaka ko ngufashe kanigende ndashaka ko untunganya gasanga nsa neza n'ubufasha n'ukuma n'ibiki ndabashaka mabuja uri gusaba niko be saba witonze ngaho nganunganya asanga nsa neza cyangwa ungira inama cyangwa tujye kugabanyisha nta nama nkugira komana yanjye ubwo umusore wagukunda wambaye iki tugurane rero nanone ntabyo tugurana mo shatama hano nze nkwereka ibyo ngukorera n'ubwa nyuma mu buzima bwanjye ngiye kugufasha izina ry'Imana reka nkubwire impamvu rayira ejo bundi nzaba ndi kugenda mu mamodoka kigaragara kugenda mu mamodoka umva mbaze nkubwire n'ubwa nyuma mu buzima bwanjye ngiye kugufasha kubera ikintu kimwe ndabizi neza ko ari ahantu wavuye kubera ngewe cazwa hano urufunguzo rw'icyumba cyakwiniwe ntabwo korade nubona ahantu mba narubi uwo yarakinze nukuri navuye genda warukuye ndarengana ubwo mwibaje kwakinga genda urebe simvuye nkakoraho tabukasha uzane na yakoraye ndakwiyamye mama subiriza igihe we undaremba gute sheri we doro sheri nazo narembye we
Ayo shari narembye ubu ndabanifata gutera no mu mutwe aricara aha nanjye uwo nicara ni umusore gusa reba ukuntu mbaye njyana teguye ibyo ntibituzanye ibi ngibi ni ibintu nabonye Queen yisiga kandi iyo yabyisize ntazo ratuma ubazi babaza nkubwire iyo Queen yabyisize ntago umugabo ashobora kumwanga nibiba uziko tutarahura nuduhura nisize ibintu nibwo nyine ari bugukunde azajya kubona ararakurota yivugisha ubuzina kandi nabibonye ukuntu babisiga ntukubagane nukubifata neza hagize ikimeneka noneho uriya mugore nakiki iki nicyo bisokoresha basokoresha ikezi noneho ugomba mbanze nkubwire oya ahangaha ahaze ngira ingoyi do nikiraho bya bindi bya hano ku munwa ugomba kuvuga umeze gutyo ku buryo sheri nawe aracyandi kugira ngo ucire ubukwe ariko jaho urayiga kwa karindwi ubukwe buzahita buba nuzira imba binuka arajya yumvana reka ukuntu kiba gisa kubera wabura byizera sinzira nyambona uramubona ni indaya tu ninde Queen kubera ibintu ni by'indaya none ubwo ntibakubona nk'indaya cyangwa ni ibyini sinzira uribuka amagini yajya agatera sinzira ibi bintu numva uri gutuma nyanga akaba ari wowe akunda nawe ndabigusiga ngewe hari ikibazo se ngewe ubu nose baramubwira ko dupfana iki nuvuga ko turi abakozi bo mu ndavuga ko uri umukozi wo mu rwaha nkana niko tante wawe se yego wamubwiye ko uba hehe namubwiye ko banyibye n'ipfundikishije ubaze ko wibana bancumbikiye ariko ko nabo mukiri bukanya reba ese mwahuye gute ntabwo turahura reka mbese ndamuzi barabahamagaye wapi yaramwanguye mbonye mvuye mu guhaha ngo umutima urasimbuka urasimba ubwo se ndahamumirije ubundi ibintu byawe ubwo se uransize ko numva gurusha sinzira ukuntu Queen abikora niko ngomba kubigukorera sinzira icyo se ni ikiki sinzira ndagufashe nose ari kugira wigire mwiza ari wowe wakunda uretse nani manze mbiguhora sinzira wowe wantwara uzi ko mfite imyenda ndimo ndafura wowe ntabwo utwara umugabo nkamujyana umugabo nawe udafite none Imana iransubiza sinzira ziba bya office ngiye ntabwo bindeba office urayizi barimo mashini idarapo intebe izenguruka niho nzajya mba nicaye ejo kundi ariko rwose ahubwo uzajya ujya gukoramo isuku wowe nakubonye ndi umugore banaho amaboko utamenya ibintu by'abantu kigiye kubikiranye waya ntabwo ibyo bintu nakundira ntabwo bitukura bino wamaheru wese umwete ibindi cyane uzura umugome ngiye mbona unyanga bagufashe yewe yatwirukana ibyo ni iki reka sange none imyenda y'itagisi uriya mugabo arasanga imwiza cyadura ibintu utazwi wabikoresha n'ubike wenda bizi ukuntu ugahumana neza bisize mu kanwa yewe nawe uri ikigori yewe shyiramo amaha ariko nkajya ndeba gutya mvugisha ukuri ahubwo ubugoryi ukoze uhanura bihanaguye biri gukuri harimo ibintu bijyana nimba ari byo ushyizemo ahubwo byageze mu musatsi ariko haranukamo n'inzoga umva yewe ni kanyanga turebe uzwi ari kanyanga oya nizadonga cyane gukiraho igikotoro ku munwa wanshyizeho iki ku munwa buretse ariko hano mbisubize urongera kubikura aka kantu kaba kagomba guhura n'umusatsi hano ku mpande buri ikigoryi kandi ku rudini ntabwo ujya ubona ko Queen akizana akakigeza hano mana we wangize ikigoryi niba ndi guseka babihuza n'umusatsi cyangwa arakaza oya arakizana akagihuza n'umusatsi ku buryo ubona hari ugiye uba ugira ngo yambaye amarinete ariko ubundi se ni ngombwa dukora ibisa nk'ibyo nyigirira byiza wowe hatazajyana n'umuntu ntazongere kubona Queen atarabuze umugabo ngiye kugushyiraho akantu k'abantu yabuze umugabo urabyisiga nabi noneho ibi ngibi ngiye kugushyiriraho oya ngiye kubaza gushyiraho hano ugiye gutya kugira bya bindi se wabishyizeho se undi wambaye ikirori oya ntabwo wakwireba buretse kora umugabo oya ngiye gutya zana iminwa imbere mwana we kodi nawe hari igihe ugiye ikigoryi pe ubundi ibi ni nabyo bikubereye kuruta ibiriya ndashyizeho nta kuntu wasongora nabyo oya utongoye byaba bibi ahubwo gira gutya wifatanya iminwa w'amaheru njye ibyo bintu byo gufatanya iminwa wongera ushyira okay shaka
mbese nambwira ngo dusomane akahise ubundi yansoma ibi ngibi biranafasha uhita umubwira ati nakwanduza njye kubukiraho ka kantu sinjya mbona k'abahinde abagabo basomana akantu k'abahinde bagira hano bashyiramo igikotoro yo ntabwo ntobora ziba bataga ubundi uri marene wipanze akazi mwaze gateye mbese urashimishije reka nze nkwereke ndajya nseka gutya noneho hari ukuntu ujya kubona ukabona ageze gutya gute ndetse ndebe nta kindi ntabwo ibi byose turabisiga n'ibi ngibi hari ukuntu babisiga hano